amahoro inshuti bakundwa muri Yesu Kristo. Uwiteka akomeze atugirire neza kandi Uwiteka akomeza guhezagira aho uherereye hose. Inshuti rero abakunzi banjye mwese aho muri ndabashuhuje mu izina rya Yesu, cyane cyane abo turi kumwe nabo mu rugendo rw'amasengesho y'iminsi 21. Tugeze ku munsi wa 11. Murumva bitutagiye dutangira twumvaga tutazageza ahangaha, ariko turashimira Imana ko yaduhaye imbaraga ni igitubashisha. Kuri uyu munsi wa 21 rero nje kukubwira umwifato w'umunyamasengesho mu kigeragezo. Mu gihe uri gusengera ibi bintu, haleluya, turimo tubohoza mu gihe utari wasubizwa, mu gihe ubukwe butari bwaza, mu gihe umugabo yagutaye, mu gihe umwana wawe atacyumva, mu gihe inzara yateye. Umunyamasengesho akwiye kwifata gute mu gihe cy'ikigeragezo? Igihe urimo usenga ubohoza ibyawe ugomba kwitwara gute? Turarebera kuri bagenzi bacu bahuye n'ikigeragezo gikomeye, abantu twasenganye kuri Zoom. Ejo bundi twabaye nk'abagikomotozaho ba Yosuwa bari mu rugendo rwo kwambuka rwo gusenya rwa rukuta rwa Yeriko, kugira ngo ruhirime dosansoma edesika, kugira ngo ruhirime hari umwifato ba Yosuwa bagombaga kuba bafite. Uyu munsi wa none urukuta ruri imbere yawe, Yeriko yawe, ikibazo cyawe, hari umwifato ugomba kugaragaza kugira ngo kibe cyabasha kuvaho. Ariko abantu benshi ntago babizi. Bibiliya ni igitabo kitwigisha ibyo mu mwuka nuko twitwara mu bibazo. Iki gitabo cyandikiwe abantu b'Imana, cyandikiwe abantu bahura n'ibibazo muri ubu buzima, bahigwa n'imbaraga z'umwijima, bagahigwa na shitani, bagahura n'ibintu byinshi bitandukanye. Iyo iki gitabo gifashe ukakizereramo, ni ukuri nawe ubasha kurokoka no gutabaruka no gutabarwa nk'uko abandi bagenzi bacu baba baratabawe. Kadusome hano Yosuwa 6:10, Yosuwa 6:10, Yosuwa 6:10. Yosuwa ategeka abantu, arababwira ati ntimuzasakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane, ntihakagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwirira ati nimurangurure ijwi muzahereko muvuge. Nuko azengurukana isanduku y'Uwiteka umudugudu rimwe, asubira mu mahema yabo bararamo. Bone data duhora tubana hano muri uru rugendo, uru rugendo rw'Abayisiraheli na ba Mose na ba Yosuwa. Muribuka ko bageze ahantu batangirwa n'urukuta bari mu rugendo, basanga hari urukuta abantu b'i Yeriko bari barubatse, umwami wa Yeriko. Urwo rukuta batemerewe kugira gute kururenga ngo babe batambuka bakomeza urugendo. Muri ubu buzima nawe hari abantu wagiye usanga barakubakiye inkuta zituma utava ku rwego rumwe ngo ujye mu rundi, zituma udahindura stati. Mbese mureke mbabwire, ibi bikuta by'i Yeriko biri ku buzima bwacu. Reka nkubwire, uyu munota wo gishobora kuba kititwa Yeriko, ariko cyitwa irindi zina. Ubuzima bw'abantu b'Imana muri Bibiliya turabusangiye buriya. Uretse ko hano Imana yavuga Yosuwa, hano ugashyiramo izina ryawe nta kindi. Yeriko ukayikuramo ugashyiramo ikindi. Ubuzima bw'abantu b'Imana twese turabusangiye. Umuntu mushyashya kuri subscribe, kandi abo dusanga ngo hano Imana ibaha umugisha, bankunda, bangira inama, banyishimira. Muri urugendo ba Yosuwa bageze ku iyi bariyeri, niko nayita, barabannye, kuko hari itegeko rivuga ngo nta muyisiraheli ugomba gutambuka hano ugakomeza urugendo rw'i Kanani. Uyu munota ntabwo uzi bariyeri abarozi bashyize kuri diplome yawe ngo haleluya, ngo ntabwo ugomba kurenga hano ujya kuri hariya. Nigeze mbabwira ikintu bita umutongero cyangwa plafond. Abarozi bafite ukuntu bajya batuvuma cyangwa bakadutongera, bakadushyirira plafond mu bintu byacu, bagatongera diplome yawe bakavuga ati sha wowe warize, wowe ntuzigera urenza umushahara $200 ku buzima bwawe bwose, ugahora ubona plafond y'umushahara wawe nturengaho. Cyangwa bakubwira ati wowe iga uzarinda upfa utayoboye wowe. Iyo si Yeriko se batambitse imbere yawe. Umutongero mubi nawe ni Yeriko. Amagambo maba abantu bagenda bakuvuga ku bandi bakagwe. None se mwari mwabona umuntu wanyazwe umugisha kubera amagambo?
nta na yari kurenza amagambo ahubwo umuntu akagenda hari akagusiga umwanda kigahita kiba igikuta neza neza ku buryo utaba ukinjiye muri wa mugisha wa muntu yagiye gutangira. Ni nako ba Yosuwa rero nabo byabagendekeye. Aho kugira ngo bendereye bahura n'igikuta, aho kugira ngo ubone akazi ukubitanye n'igikuta cy'umurozi, aho kugira ngo usabwe ukobwe ushyingire ukubitanye n'igikuta cy'umunyamagambo agiye kukubengesha, aho kugira ngo uve ku ntera imwe ujya ku yindi kubitanye n'igikuta cyo kubekirwa ngo wariye ruswa. Ni ukuvuga ngo mwabavandimwe ibikuta bya Yeriko biri imbere yacu ni byinshi. Wowe uyu munota ushobora kuba utari kukibona n'amaso kandi mu mwuka kiremereye ku buzima bwawe, ubeshyerwa ukaba uriho umwuka wo guhora ubeshyerwa. Iyo ni cya Yeriko cyanze kukuva imbere. Abandi barabapromotinga buri kanya, abandi ubu mu isi hari abantu b'incakura, mwabavandimwe mwe b'incakura bagira ngo bize amashuri angahe. Ba Yosuwa Imana imuha condition, imuha mapu, iramubwira ati Yosuwa, murabona ko Yosuwa Imana nyine yari yamutoye kugira ngo ayobore bari abantu bari kumwe azabashe kuva hariya hantu. Muri urugendo turimo rwo mu mwuka, niba ushaka kubona umugisha murabibabwira bene data. Reka mbabwire iki kintu mugishyire mu mutwe wanyu. Hano iyo nje kwigisha ntabwo mvuga ngo uro mu idini niri hoya, ntago njya mbyitaho. Ariko muri uru rugendo rwo kugira ngo ukandagire mu gisubizo cyawe hari Yosuwa byanze bikunze. Hari Yosuwa Imana yateretse imbere yawe, ugomba kugufasha mugafatanya mugahirika cya gikuta. Byanze bikunze, wabyanga wabyemera. Igikuta kirahari, ariko hari na Yosuwa Imana icishamo amakuru yawe. Yosuwa arahari, Imana ikumucisha nk'amakuru ya Yeriko. Haleluya. Wabyemera utabyemera ku buzima bwawe hari Yosuwa. Imana igomba guhishurirwa ry'ibintu byawe akamenya uko agufasha kubibomora. Hano Imana yaherezaga amakuru Yosuwa akayashyira abayisiraheli n'abatambyi, ati turabigenza gutya na gutya na gutya na gutya, barangiza bakamwumvira. Bene data, impamvu abantu mudasubizwa muheze ku musozi, mwanze kumvira ba Yosuwa Imana yabateretse imbere. Nta kindi kintu muzira, nta kindi kintu muzira nuko mutumvira aba Yosuwa Imana yabateretse imbere. Erega zitukwamo nkuru umugani w'abantu bakuru. Ntabwo Imana ishobora gufata abantu bayo ngo ibareke gutyo gusa. Siyo mpamvu Imana igenda ikora amagurupe, mugakora umuryango remezo, mugakora amagurupe y'amasengesho kuri Zoom, mugakora itorero. Burya bari kugira ngo Imana iguhagarikire Yosuwa imbere, nirangiza Imana imuhihishurirwa ajye babwira abashe kubakura mu bibazo bimwe n'ibindi. Ariko ikibazo murahari, ariko nimushaka kumvira aba Yosuwa. No Yosuwa muzatabarwa bigenze gute mwabavandimwe? Muzatabarwa bigenze gute? Umukozi w'Imana guhagaze imbere akubwira icyo Imana ivuze wanze kugikora. Arigishije iki jambo ry'Imana rivuga wanze kugikora. None se ubu ngubu muzatabarwa bigenze gute? Mumbwiza ukuri tutagiye kubeshya tuve mu bintu by'urwenya. Hano ntimubizi ko Nyambabaga nta kinya. Mahoro iyo terime niwe wayizanye. Mahoro dusengana mo hano niwe wazanye iyo terime ati kutubaga nta kinya. None yarafashe. Koko mu by'ukuri kubera icyo umukozi w'Imana guhagaze imbere gushumbye akwigisha ikintu Imana imubwiye gukora uko gomba kucyumva mu ijambo kucyo utagikora. Ngo Mana ngo wanze kuntabara, ngo Mana ngo mpejeje ku musozi, ba Yosuwa birirwa bakubwira icyo ukora ukanga. None ngo nange ushaka gutambuka Yeriko wayitambuka utese. Ijambo ry'Imana ryanyuze mu matu yawe kuva umunsi utangira kumva ijambo urarikora, urarikurikiza. Erega kutumvira Imana ni ikintu kibi cyane kizanabaheza ku musozi. Kizabaheza ku musozi mbabwiza ukuri. Wafashe ijambo ry'Imana icyo rivuga akaba ari cyo ukora ibindi ukabyihorera. Hari ikindi? Fata iki ijambo ry'Imana rivuga muri ya Bibiliya nababwiye utunze. Usoma mwumva iki ijambo ry'Imana rivuga. Urebe, reka mbereke. Urebe abantu muri Bibiliya bakomeye. Imana itwereka bibyitegererezo. Urebe ukuntu bitwaraga ku Mana nawe ubikore. Urebe ukuntu imigisha utazayibona ahubwo. Gukomera uzakomera se nabuhora ahubwo. Urebe ba Dawidi bitwaraga gute imbere y'Imana. Ba Salomo bitwaraga gute imbere y'Imana. Ba Abrahamu bitwaraga gute imbere y'Imana. Ufata abantu ba Daniyeli, ba Estera. Ufata abantu bakomeye Bibiliya itubwira urebe ukuntu bitwaraga imbere y'Imana nawe witwareko. Ariko ikibazo ntabwo mushaka kumvira aba Yosuwa. Murambwira ko bari abayisiraheli iyo batemera Mose iby'Imana ari kujya imunyurizamo. Iriya nyanja bari kuyambuka. Ntabwo bishoboka, ntabwo bari kuyambuka.
hari umuntu imana yahaye ihishurirwa ryawe, hari umuntu uhora ukwigisha ibintu imana imubwiye buri munsi ngo kora iki, tanga amaturo cyangwa icya cumi, ifasha abakene, iyirize, waha abakozi b'imana. Ibyo byose byarakunaniye, mu kanya ukaza ushora itike imbere y'imana ngo mana wanze kunsubiza. None se ko ikubwira ngo ukore bukabyanga, uragira ngo igusubize kundi gute? Tutagiye kubeshya, uragira ngo igusubize gute? Turi muri aya masengesho, murasabwa kongera gukurugutura amatwi yanyu mu buryo bw'umwuka, mukajya mubasha kumva icyo umukozi w'imana uguhagaze imbere imana imunyurijemo ukagikora. Ese niba Yesu na Mariya ubwo bari mu bukwe bw'i Kana, mama we yabwiye abantu bari baraho ngo icyo umwana wanjye bategetse mu gikore, mwebwe icyo abakozi b'imana babwiye ntugikore, mubona muzatabarwa gute? Koko tuvugisha ukuri, turi hano ntitumaze kumenyerana, mumaze kumenyera ukuntu mvuga ngewe mbafitiye uburakari bwinshi. Rega ntabwo mba mbanga, mbagira ngo imana ibatabare nta kindi. None se ko ntabazi ngo ndabagirira nabi mwakagira imana mwe? Hano abantu nzimo ni bakeya, mbagira ngo imana ibatabare nta kindi mbangambira. Iyo ndi kubabwira gutya mbafitiye umujinya, mba ndi kugira ndokora ubugingo bwanyu, ndokora imigisha. Nta mujinya mba mbifitiye, si urwango mba mbafitiye, oya bavandimwe. Iyo si uri imbere yawe nutamwumvira, ndakubwiza ukuri uzahera inyuma ya Yeriko. Imana iramubwira ngo ugende ubwira abantu bazajya bajya kuzenguruka hariya, ariko bacecetse, batavuze induru, badasakuza. Muzenguruke iyo Yeriko ariko mudasakuza. Ese uyu munota uri mu kigeragezo usakuza bingana iki? Mbwiza ukuri, ikibazo kiravuka, isi yose ikarara bimenye, kuri sitatu ugakubitaho. Yewe mana n'umuntu utabizi akarara bimenye. Reka mbabwire, nimutajya mwigirira ibanga ry'amayeriko yanyu mufite ibibazo. Imana arabwiye ati mu gihe uri muri kuzenguruka iki kiyeriko ngo kiveho, wisakuza. Mu gihe uri muri iki kigeragezo wisakuza, wisakuza ngo wirirwe umeze nk'umusazi ku musozi. Hatubwire we buri muhisi n'umugenzi amenye ikibazo wahuye nacyo. Kuri stati hose uwo muhuye agahagarika ugahamagara kandika message. Reka iyo su Imana aramubwiye ngo ugende ubwira abantu dosansomare vosido kiridotaye, muzenguruke Yeriko ariko bucece, mudasakuza. Amajwi yanyu atasakuza kugeza igihe nzababwirira, nimbabwira gutera hejuru muzatere hejuru. Ariko ubu gahunda tugiye gukoreraho turi kuzenguruka Yeriko, turi kuyisengera ngo iriduke. Gahunda ni uguceceka. Iki kibazo cyawe uri kugisengera bucece, cyangwa uri guteza abantu ibibazo wirirwa ubabwira ibibazo byakuvukanye. Ariko reka mbabwira, abantu bavuga burya bataragirwa kujya kuvuga ubundi batarabona. Ubundi hari igihe akageragezo ikigeragezo kikuzaho ugahita umeramo nk'umusazi, ejo hakaza ikinkorokoro kurushaho. Uzakomeza uvuga kugeza ryari? Uzakomeza uvuga kugeza ryari? Ni ugupfa butama mwa bavandimwe. Wagira Imana hakaba harimo umunyamwuka akaba yakuvumbuye, kaba wenda yamenye ikibazo ufite. Ariko wowe uri kuzenguruka Yeriko, uri kuvuza induru, uri kubwira abahisi n'abagenzi, ibiki byose urabivuze. Ibiki byose niba umugabo yarayagiye, ubwo isi yose yarayibimenye ko umugabo amaze iminsi atararaho, niba gukubita ubwo byamenyekanye, ubu si Yeriko urayizenguruka uri gusakuza. Yesu arababwira ati mujye muceceka. Barabikoze baramwumvira, kandi kuko nibyo baramwumviye. Imana arababwira ati ku munsi wa karindwi abariho muzakora ibi n'ibi. Uko Imana bivuze niko bajyaga babikora. None se ngaho nimumbwire, mbaba Kristo mwe turi kuzenguruka Yeriko, Mose bambe Yosuwa aribo twebwe, Imana ikabadutumaho tukabwira mukanga kumva. Murabona izi Yeriko zanyu zizariduka cyangwa muzazigumira iruhande? Mbwiza ukuri, umbwira ukuntu uzatabarwa utumvira abakozi b'Imana. Umbwira ukuntu uzatabarwa ubukozi Imana igutumaho ukamusuzugura. Umbwira ukuntu uzatabarwa duhanura mukabipinga. Umbwira ukuntu uzatabarwa nkugira inama ukayisuzugura. Umbwira ukuntu uzatabarwa bivuye he? Ariko se mureke mbabwiza ukuri, ko ibintu turimo ari byo mu mwuka mukaba mutaratoranijwe. Mwakemeye ba Yosuwa twatoranijwe tukababwira iby'Imana iri kutubwira, akaba ari byo mukora koko. Ibi bintu turimo ko Imana itabiguhamagariye wa muvandimwe we, ko yagiye dukura mu kazi kariti katuzana muri bibindi kadutuma tukemera. Kutari Yosuwa ngo tumenye kuyoboye intama, ukaba utari Yosuwa ngo tumenye kuyoboye n'icyumba cy'amasengesho. Wakemeye icy'Imana inyurije muri Yosuwa uguhagaze imbere, akaba ari cyo ukora. Ukareba ko Imana itagutabara. Icyo muzize ni iki ngiki, mutagira ngo hari ikindi.
muzize gupinga abakozi b'Imana, muzize kubasuzugura, muzize kutumvira ibyo abakozi b'Imana bababwira. Imana yagiye ibatereka imbere. Aba nibo ba Yosuwa mufite muri uru rugendo rw'ubuzima murimo. Nibo Imana iha amahishurirwa y'ubuzima bwanyu. Ibintu byose tuza tukabigisha rigana amahishurirwa Imana iba yaduhaye kugira ubashe gusenga ya Yeriko ihirime. Iyi Imana impa amahishurirwa y'ukuntu umuntu akorerwa deliverance, ni tekinike y'uburyo Yeriko yawe yahirime ukarekuka ugakomeza urugendo. Iyi Imana ivuze ngo senga y'ibiri, nihishurirwa Imana impaye. Yasenge nk'uko Imana ibimbwiye, urebe ko Yeriko yawe itavaho. Haleluya mwene data. Nk'ukuri kandi ikindi mureke mbabwire, abakozi b'Imana uko mutureba ntabwo twahamagawe kimwe, nta nubwo Imana dukoresha kimwe. Iki kintu nongeye kugisubiramo. Ntumurebe uko turi abakozi b'Imana mubona mwagiye munabona amanywa nijoro. Ntabwo twahamagawe kimwe, buri wese afite uko yahamagawe. Buri wese afite uko yahamagawe muvandimwe. Imana ifite uko yagiye ihamagara buri mukozi w'Imana mujye mubona, ikamuha ibikoresho bye byo gukoresha, ikaba ifite n'ukuntu ikorana nawe. Mutazajya mugira ukuntu. Umunsi umwe hari umudamu uri hanze yigeze kunyandikira ambwira ibibazo afite, ndavuga nti akeneye isengesho ryo kubohoka. Mubwira nkurikije consultation spirituelle icyo nari nabonyemo, mubwira ibintu bisabwa. Umudamu arikiriza, bukeye anyandikira message intuka, wa mugore wa hantu uri, uretse kuzahura n'Imana yanjye nge ntabwo twahura ngo bikunde. Umugore yaranditse arantuka s'il vous plaît. Kandi ngo yari umuntu yarotaga ngo ari ahantu mu kazi k'ibyatsi, ngo iruhande ngo ariho ngo yaraboze mu nzozi, ariko ngo arota ngo yibona ngo aryamye ahantu mu mufuka, ngo arimo bamuzingazingiye, ngo ari kujogonyoka inyogo, niko mu nzozi yajyaga arota ameze. Ngo akabona inyo mu mutwe, ngo akabona inyo ahantu hose mu nzozi, ngo agashidukira hejuru nyine, ngo abantu bakajya bavuga ngo niwe. Ndababwira nti rero tuzasenga, numvisha ibi n'ibi muri consultation spirituelle kumwe njya nkorera abantu. Ndababwira uzagenda ushaka ibi n'ibi, dupange gahunda tuzasenga n'isengesho ryo kubohoka. Umudamu wo muntu atarikiriza, bucye nyandikira message intuka. Ubanza ari muri Australia uwo mugore. Afite nimero plus 43. No, kubanza ari muri Australia, uko dubanza ari muri Australia. Umugore yarantutse. Arangije itaterura ikiganiro cya Chris Ndikumana rakimpereza, arambwira ngo reba ngo Chris Ndikumana wasengera abantu gutya na gutya. Ndababwira nti rero se Chris Ndikumana na Apotre Rosine bahuriye. Ngiye mfite ukuntu Imana yamuhamagaye mama, na Chris Ndikumana afite uko Imana yamuhamagaye. Muhamagara umusaga gusengera. None se kuki ari nge wahamagaye? Chris Ndikumana wamuhamaga akaba ari ugusengera. Chris Ndikumana afite impano ye muvandimwe, niko namubwiye. Ndababwira nanjye Apotre Rosine afite iyanjye Imana yampaye umunsi mpamagara, kandi iyi Imana yayimpaye yambwiye uko nzajya nkora. Niba udakeneye gusengana nanjye, genda ujye kwa Chris Ndikumana. Iki kintu namwe mujya mukibeshya. Apotre Rosine afite ukuntu Imana yampamagaye. Mfite niyo ngiye kugusengera uko Imana yampamagaye imbwira ngusengera. None se urajya kunzana ibya Chris Ndikumana ngo ngusengere nkuko Chris Ndikumana, murumva ibyo bintu hari byo mwakagira Imana mwe? Namwe nk'abantu bakuru dusengana hano nimumbwire. Urumva uwo muntu koko mu by'ukuri atarandenganyije? Niyo mpamvu umunsi wifuje gusengana nanjye, kuko mfite uko nahamagawe muvandimwe. Ngo wowe ngo sinzi Imana yaguhamagaye iyo ari yo, ngo reba Chris Ndikumana yuko asengera abantu. Ndabwira nge ntabwo ndi Chris Ndikumana, ariko ngenda Apotre Rosine mfite uko Imana yampamagaye, n'ibikoresho yampaye nkoresha nuko yambwiye nzajya mbigenza. Niba utemera ihishurirwa ryanjye, ukaba utemera umuhamagaro wanjye, genda ujye ahandi nta kibazo. Abakozi b'Imana se ko turi benshi. Urumva umugore yaragiye ariko arantuka, mbwira Imana ngo Mana, uyu mugore simuzi, nako namubwiye mama turaziranye. Si wewe wanyihamagara ubonye nimero yanjye kuri YouTube, ndakuzi koko. Kuki uwo mugore yarambabaje nawe. Ndavuga umuntu utinyutse gutuka umutambyi gutya. Wowe nibyo bidayimoni biri no mu mutwe bijagata nk'inyo rwose sinzi ibyabyo. Ariko uranamubabariye bitewe n'ukuntu ibizozi yambwiraga araramo, nabonaga n'ubundi ari umuntu wazitswe n'abazimu. N'ubundi nta kindi nari kurenzaho. Kubera ko rero abakozi b'Imana, Imana buri wese ifite ko yagiye hamagara buri muntu kwe. Ko mukonseye dame, umukozi w'Imana n'ujya umubona kuri YouTube, cyangwa ukamubona yaraje gusengera ku rusengero iwanyu, ukifuza ko agusengera bitewe n'ikibazo ufite, ujye wumva icyo Imana iri kumubwira gukorera. Naho nujye gufata umukozi w'Imana nyana ko gafata Apotre Mignone, gafata Apotre Gitwaza, gafata Apotre Rosine, gafata Apotre Yongo, gafata Apotre nde,
ukavuga ngo kudasenga nka Apotre rero sibwo murumva byashoboka koko mwebwe ko dusenga ingera abantu kimwe murumva byashoboka abahishurirwa yacu ntabwo asa abahishurirwa yacu ntabwo asa bavandimwe n'ibyo Imana dukoresha ntabwo ari kimwe umukozi Imana avuga ati kuya dusengane shaka ibi ABCD y'ubishaka niryo hishurirwa rye Imana ibimuhaye ntibyo kuvuga ngo uyu nguyu usenga ko iyo nagiye ngo akanya kibi ngo uyu nguyu akanya kibi none se mwabavandimwe muzatabarwa gute uzi ko mushaka kumera nka Namani wagiye i Samariya kuri wa muhanuzi w'Imana yamubwira ngo yibire mu mazi akanga ngo hoya ngo iwacu se ngo ntahaba ngo narinzi yuko ngo uri bundambureho ikiganza ngo warangiza ngo kankoraho ukavuga n'izina rye ngo ngakira ubwo muri make ushaka kumbwira ngo ngusengere uko ushaka amen kandi mukirengageza ko ibintu tuba turi matari byo mu mubiri ari byo mu mwuka mukabyi ibituba turimo turi mu mwuka umuntu agendana n'ihishurirwa rye n'impano Imana yaguhaye ushobora kuza hano ngiye mwisinje ryo kubohoka nkakubwira ibintu nk'icumuzana ugasanga nta rundi wabigutumye none se ko ari ryo hishurirwa ryanjye uragira ngo bigende gute ntabwo twabakoze Imana dukora ibintu bimwe ngo bikunde ubusa Imana yaraduhamagariye iki Imana yagiye duha impano zitandukanye kandi mwese arizo kubafasha umugore yarasimbukanye ngo ntabwo senga nka Kristo ndikumara ahubwo njya kwa Kristo sinjye waguhamagaye niwe wanyihamagariye sinkuzi amen umuntu uriya mugabo w'Isiri yashaka gusarana Namani ashaka gusarana uriya mukozi w'Imana Samweli ati wagakwiye kuba wankozeho ugakora ibi ahubwo atumva nutibira mwari amazi 7 ibibembe byawe bisubiranayo ntibyarangiye abikoze mwagiye mwumvira ibyo abakozi Imana bababwiye ko aribwo muzabona umugisha uyu muntu Namani w'ibibembe yaje yishyize mu mutwe nguko ngo bagomba kumusengera kugira ngo akire none se ategeka Imana uko imukiza cyangwa amen ategeka Imana uko imukiza cyangwa Imana inyura mu nzira ishaka kugira ngo imukize umukozi Imana bwato ubwo nabirangije rega uribiramo hariya mwabira biziba 7 abanza kuzana ubwibone abanza kuzana ibikingo n'umukuru ibibembe se n'ibyari byaramurembeje abyambariraho nta rundi muntu wari bubivure bafandimwe abaganga bose bari barananiwe ageze ku mukozi w'Imana no kugira ngo hakirira atangira kuzana ubwibone ubu mwebwe se siko mujya mumera kagera ku mukozi w'Imana wareba ari umukene ugatangira kuzana ubwibone ngo sengera gutya ngo hoya ngo ibikini bike ariko ibintu muri murimo muzi ko ari byo mu mwuka atari byo mu mubiri ko atarorera kwibiramo 7 se ngo arebe ko atabisubiranayo amen mujye mwumvira abakozi b'Imana ubukozi Imana mwasenganye ujye umekinga shuhishurirwa yakugizeho uri kurikirane nakubwira ngo nugera mu rugo wambika umuntu igitenge nugera mu rugo ushaka amafaranga ubikore kuko ubwo niko Imana iba yamubwiye wa muvandimwe we kandi ikindi abakirisitu ikibazo mufite murashukana mwebwe nanababwira iki kintu murashukana ugasanga umwe arasha kugiye mu matwi ngo ngo isugo ngo uriya mukozi Imana ngo uriya turo wari muhereye iki muvandi ujya guha uwo mukozi Imana ituro cyangwa igitenge cyangwa iki hari ugomba kugisha inama ijuru sirya amasezerano sayo uri kubohoza uwo muntu akugira ikigande gukorera Imana kubera iki murashukana kandi bibahiga si bimwe ntimwavutse hamwe ntimwavutse mu bisekuru bimwe ntimwose ibere rimwe kuki umuntu agushuka ubundi kujya gukorera Imana ntabwo gakwiye kujya kugisha undi muntu inama ubundi sije gukorera Imana ukagisha umuntu inama gute ubundi niba umutima wawe Imana iwuvugiyemo ikakubwira ukibyuka ati hamagara Apotre Rosine umukorereho umugisha runaka ni ngombwa ngo banze ngo hamagara muyenzi ngo yewe ngo ariko disi ngo ndikumva naha Apotre ngo iki ati reka mbwira mu by'ukuri nta shitani ishobora kubwira umuntu ngo kora igikorwa cy'urukundo ntayibaho mu gihe wumvishe umutima uri kukubwira ngo kora iki mu nzu y'Imana ku mukozi w'Imana uri kujya kugisha umuntu inama gute kandi ijwi ari we ryasanze hari mushuti wanjye heruka guhura n'ikibazo kimeze nk'iki yarwaje umwana maze kurwaza umwana akaba afite umuntu w'inshuti aravuga ati uwo mubyeyi nakugiriye umugisha iyo fagitire baguciye kwa muganga ndayishyura ariko ntago nzi kubikora muri telefone uko bohereza reka njye kureba mushuti wanjye afashe nkoherereze wishyure iyo fagitire yo kwa muganga noneho igihe
igihe bari kubikora sinzi umugenzi we uwo ngo wari ugiye kohereza amafaranga hari mugenzi we wahise amuhamagara ati bitese ati nisa tamakuru ni meza uri hese ati shati nagiye kureba nyanaka atamfashe ati umushuti wanjye uyu n'uyu ati yarwaje umwana ati none ngiye kumwishyura agafagitire kwa muganga ati ya baba ati kiriya gisambo kiriya cyesikoro kiriya giki ati amafaranga ugiye kuyamuhera iki uranyumvira uwo mushuti wanjye yahise abura umugisha gutyo ariko aba bantu mwembi mufite ibibazo ari uwatanze raporo ubundi ko Bibiliya itubwira ko niba ukoze igikorwa cyiza utagomba kubibwira undi muntu nkawe wa muntu wari ugiye kuvuga icyo ubundi ubu kandi ibi bintu bije buhasanga hari n'undi hano ujya ubikora ati shato nyine atungiye ati wungiye kureba ibikoresho ati ngurira umwana wa nyanaka Bibiliya itubwira ko nukora igikorwa cy'urukundo icyo ukuboko kw'iryo yakoze imusi itagomba kubimenya ni ngombwa ngo uvuge ngo ngiye guha Apotre Rosine ibubu umuntu ugiye kubibwira hari igihe ashobora kuba nanyanga akavuga ati aturiya mushumba tarebusha ati mwihorere none se kumugisha wari ugiye kunkuraho uriya muntu atumye wifunga kubera iki umunwa wawe bavandimwe ngambire kubabwira ngo nimwubahe abakozi b'Imana bahagaze imbere muri uru rugendo turimo ntabwo ibintu turimo ari byo mu mubiri mu mubiri hari abayobozi babishinzwe bakuyobora bakucungira umutekano w'amasibo polisi bakurebera ko nta wakwibye bagize gute kandi ukabumvira ariko tugeze mu mwuka sinzi impamvu mutumvira abakozi b'Imana bo mu mwuka bahagarara imbere amanywa nijoro iki Imana ibanyurijemo ngo mucyumvire mugikore mugikurikize muri uru rugendo urabona nutumvira Yosuwa ukuri imbere uru rugendo urabona uzarusohokamo wowe uru rugendo n'urwo mu mwuka nta maso ufite yo kwerekwa umudayimoni uzaza mu kwa 10 nta maso ufite yo kumenya ihembe ribuze saa 8 z'ijoro iyo maso we ntayo ufite iyo konegisi Imana yihaye Yosuwa wenyine uyoboye urugendo none arakubwiye ati mbonye ikikora ibi uranze none se murabona muzatabarwa gute koko mwakagira Imana tutagiye kubeshya ko mujye bavuga ngo nyababaga nta kinya ubu koko murabona muzatabarwa gute wowe ntufite amaso yo kumenya abadayimoni baguhagurukiye ntufite amaso yo kumenya aho uboheye Yosuwa ubizi ari imbere yawe ariko akubwira ntubyumva uramupinga ugira gute none se umuzabeshyira Imana ngo yanze kubatabara kandi mwe ibabwira uko mwatabarwa mukanga kumva biriya bintu Yosuwa yarababwiye barabikoze uko Imana yari yabibabwiye barangije yiri kwirahirima irahirima ivaho baratambuka none se ubu wowe utagangaye Yeriko yabiyanze kuriduka atari kubera utumvira koko ntiwanze kumvira ubu ni hari umukozi Imana akubwiye ikintu ngo ugikora ukanga kumvira ngo nabisikoro ngo nabakina abaki kandi ubwo ari n'Imana imuvugiyemo ese wagiye ukora icyo akubwiye ibindi akagezagirana uburanza n'Imana ukazabwira Imana ati ngiye Imana cyo wantegetse unyurije umukozi we naragikoze ubundi hasigaye ukabaranwa n'Imana muri urugendo muvandimwe iga gutuza guceceka mu kibazo cyawe kandi wige kumvira iyi myitwarire ibiri nuyigira bizakunda abantu murirwa mumeze nk'abasazi mwirirwa muvuga ibyo mwakoze harimo nabazi kwirata hano ngo ninge wamwambitse ninge wayishyuye iki ninge tayari wamaze kubibwira abantu ingorano yawe wayibonye hano ku isi ntuzategereze indi mu ijuru byarangiye ngo yego singe wamugize kuri se ngo singe wakoze ibi tayari ingorano yawe wayibonye byashize kuko wamaze kubibwira abantu byarangiye kandi birivuga ko icyo ukoze iyi mosi itagomba kubimenya bakozi bima muzi ko hari imirimo muzasanga mu ijuru ari impfabusa Imana itarayanditse kubera ko mwamaze kwiha ibihembo byanyu mwise mugenda mubyamamaza ibyo mwakoze wambitse umukozi w'Imana urabivuze uri umukozi w'Imana inzu urabivuze ugaburiye umwana we urabyamamaje ubwo si ingorano uzabukikuye ko byararangiye ntayo uzabukibonye kuko washatse kwitaka mu bantu ni mwumvira abakozi b'Imana kabiri ni mugira ibanga ry'ibyo mukora muzenguruke za Yeriko zanyu bucece mu bibazo mugenda mubemo bucece murebe ko Imana itazabatabara urwo rusaku rwawe rugusakuza abantu b'Yeriko bazakumva baguteshe kubera ko iyo bakiza gusakuza abantu b'Yeriko bari guhita babimenya bagahita baza kubahagarika Yeriko bikarangira itagize gute itaridutse nawe rero rusaku rwawe wasanga rwo rutuma uheze ku musozi Yeriko yaranze kugira gute kuriduka kubera ko wirirwa uvuga amakuru yawe uyabwira abahisi n'abagenzi shalom